Inshuti bakunzi ba Decent twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze nk'uko twasezeranyije ko tugiye kujya tubagezaho byinshi ku mishinga itandukanye y'ubwubatsi n'ibikorwa remezo ndetse n'imishinga minini y'ubwubatsi iri gukorwa mu gihugu cyacu. Uyu munsi twongeye kubaha ikaze kubw'uyu munsi kuri Bwiza Riverside. Bwiza Riverside Homes ni umwe mu mishinga ikomeye igihugu cy'u Rwanda kirimo cyubaka ku musozi wa Mont Kigali ahazwi nka Norvège. Hakaba hari ikibanza kinini kiri kubakwamo amazu atandukanye yo guturamo. Akaba ari amazu ari kubakwa n'umushoramari w'umunyamerika witwa Soleman Idi muri kampani yitwa ADHI Rwanda Limited. Akaba ari umushinga urimo amazu menshi ageretse ku bihumbi 8, ukaba uzarangira mu 2026. Ariko igitangaje muri uwo mushinga ni uko amazu arimo yubakwa ari amazu yubatswe mu buryo bwa tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru, amazu yubatswe mu byuma. Nk'uko mubibona igice kinini kigizwe n'ibyuma. Aha ngaha turi kubona ni igishushanyo mbonera, ari igishushanyo mbonera cy'ayo mazu menshi ari kubakwa. Murabona ko ari amazu menshi ageze mu bihumbi 8, ariko ukaba uteganyijwe ko kazuzura mu 2026, aho ari amazu ari mu byiciro bitandukanye, mu byiciro bigeze kuri 4 mu bijyanye n'ibiciro byayo. Akaba ari amazu ari mu byiciro 4 nk'uko nari maze kubivuga. Icyiciro cya mbere akaba ari icy'inzu zigizwe n'ibyumba 2 ndetse na salo na saramanje ndetse n'igikoni. Iyo nzu ikazaba igurwa miliyoni 16 nk'uko muri kuzibona. Ndetse icyiciro cya kabiri akaba ari icy'inzu ya miliyoni 26 ifite ibyumba 3 na salo saramanje, ndetse n'icyiciro cya gatatu kigizwe n'inzu za miliyoni 35, nayo akaba ari ibyumba 3 na salo saramanje, ariko ikaba ifite parikingi y'imodoka ndetse n'igikari. Noneho hakaba harimo n'icyiciro cya 4 ari icy'inzu zihenzemo, izaba igura miliyoni 80. Ikazaba ari inzu ifite umwihariko wayo. Nk'uko muzibona rero ni inzu zigeretse. Hasi ni inzu zifite salo saramanje ndetse n'igikoni, byo biri kuri furo yo hasi. Noneho hejuru hakaba ariho harimo ibyumba byo kuraramo. Ndetse murimo murabona uburyo nk'imbere, urabona ko ari inzu zifite ubwiza, ubona ko zikoze neza. Ariko nubwo muri kuzibona gutya mo imbere zisa neza, twabonye ko zubatswe mu byuma. Structure yazo ni ibyuma, ko ni ibyuma biri prefabrique baza bafunga. Noneho mu gufunga hagati ya bya byuma bakaza bafungamo amatafari na sima bisanzwe, ariko zikaba zifite structure y'ibyuma ku buryo bizifasha kuba zitaremereye cyane nk'uko tuzi uburyo beto isanzwe iremereye. Aha ngaha rero inkingi ndetse n'ibindi bitandukanye bikozwe mu byuma, noneho bakazafungamo hagati. Ndi kubona salo yazo, murabona ko ari salo nziza zigezweho z'insirimu, ndetse ibintu byazo byose murabona ko bisa neza, bifite gusa neza. Murabona ko zose ari inzu zigeretse nk'uko nabivuze. Salo saramanje n'igikoni byose biri kuri furo yo hasi, noneho ibyumba byo kuraramo bikaba biri kuri furo zo hejuru. Muri kubona ku gikoni, murabona uburyo hasa neza, ndetse ziriya ni esikariye zizamuka zijya mu nzu yo hejuru, ariho navuze ko dusangamo ibitanda cyangwa se ibyumba byo kuraramo. Urabona aha ngaha ni igitanda kigeretse na garderobe. Murabona agasaro, uburyo ari agasaro gasukuye gasa neza. Ikindi rero wamenya kuri ino
Ikindi wamenya kuri ino Bwiza Riverside, nabivuze ko ari inzu zigera ku bihumbi 8, none ushaka kuguramo inzu wagana kuri banki ya BRD bagurisha cyangwa se baguha loan y'imyaka 20 wishyura inyungu ku nguzanyo ya 11%. ukaba wabasha kuyigura unyuze kuri website ya iwanjye.com. Urabona ko ari umushinga mwiza uzagira byinshi uhinduraho mu miturire ndetse turabashimiye ko mwakora iki kiganiro, tubibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukomeze kubagezaho mukomeze kubageraho igihe. Murakoze.